kuko nge ndi ikibazo ni iki? Ndi kugusobanurira inzu nayigeragamo yose. Uyu mwana w'umukobwa simushaka, sinshaka no kuzongera kumubona. Kuvuga ngo urashaka ko tumukura kuri Mauja, meze neza. Uracyari muzima? Bigenze gute? Wimanje. Uri muzima? Hanje bigenze gute? Nari ndyamye nyine ndarota. Ndota inzozi mbi cyane. Nese bigenze gute? Boss sakoze iki? Akoze iki? Ndose boss yatwishe. Njyewe nawe. Uguze ikintu nari ntekereje. Uzi kumbwiye ngo boss nkagira ngo wenda abusanze mu cyumba uryamye agiye kugufata ku ngufu. Oya ngo ninzozi. Ntabwo se. N'ubundi nsanzemo agiye kunera icyuma mitanza. Tanza kukureba. Izo ni inzozi yanje rwose tuza. Ni inzozi. Ntabwo ari inzozi gusa. Yaranyishe atuziza gufungura cya cyumba. Telefone yanjye irimo gusona. Dore ngiriye icaginze. Ntabwo nabasha kwitaba. Nandi kurota atuziza wa muryango tutajya tujyamo. Kandi n'ejo ndasanze ngiye gufungura, ngiye kukoropamo. Yaranyishe duye. Habuze gatoya. Umuryango yatubujije kwinjiramo niwo yaratwiciye. Ariko ntabwo wapfuye. Nari ngiye gupfa. Uriya muryango ndi kukimanga. Gabo tuza. Uwiteka Mana yacu, uri Imana ikomeye, kandi Uwiteka uri Imana igitwumva ku manywa na nijoro. Ndabizi neza data ko tugusaba bikeya ibyisho ukabiduhera ubuntu. Uwiteka ahabwa icyubahiro, uri Imana yo gushimwa, uri Imana ishoboye byose, uri Imana ijya yumva gusenga kwacu, tukwiringiye twizeye mu izina rya Yesu. Amen. Sheri, ugiye ku kazi? Kuki? Ariko ubundi nta kindi kintu muri uru rugo mushobora gukora usibye kwirirwa ibyo mwarimo nibiki? Twari turi gusenga. None se iki ni cyo cyumba cy'amasengesho cyangwa hano mwahahinduye urusengero? Nta kindi kintu mushobora gukora gifite umumaro usibye niba ari mwebwe mufite ubushobozi muzagende mushinga urusengero hirya. Muhamagara abantu baze mu basengero. Ngo? Kimba mbona ufite umutima. Urumva mwiriye kuvuga nawe ukavuga. Ese gusenga si byiza? Kandi wowe mukobwa nako ndakurenganya. Aya masengesho yawe aho kujya
anteza imbere aransubiza inyuma. amasengesho agusubiza inyuma gute mutware mwiza? Vayo hano. Umva nkubwire wa mukobwa, uri kunyumva? Subiza neza mbyumve mu gutwi kuri kunyumva neza. Reka nkubwire, utaraza muri uru rugo nari mfite amahoro, urugo rwanjye rumeze neza. Aho uhazi uranyumva? Reba hano. Uri kumbuza amahoro, uri kumbuza gutera imbere. Ibi bintu by'amasengesho yawe guhera kuri aka kanya muri uyu munota nguhaye gasopo. Ndakwiyamye sinzongere kukubona. Niba mushaka insengero muzagende aho ziba, ntabwo muhazi. Icyakuzanye ni iki? Ni iki? No gusenga cyangwa nakazi? Nguhaye gasopo. Uyumve, uyiteho kandi uyiha agaciro. Niba uzi yuko nshobora kuganira nawe ibintu bitari bujye mu bikorwa, ubimbwire hakiri kare. ariko boss n'ubu ntabwo ndasobanukirwa icyo ushaka kumubwira. Ikintu ushaka kukubwira kirakomeye, ariko impamvu ngiye kukikubwira, wakundangiye nawe yambwiye ko ushoboye. Mfite umwana w'umukobwa kugeza kuri iyi saha umbangamiye. Ese boss umwana w'umukobwa ashaka tumukorera icyo ushaka kukubwira, uyu mwana w'umukobwa simushaka, sinshaka no kuzongera kumubona. kuvuga ngo urashaka ko tumukura ku isi. irindi jambo yavuze ikarinda n'uwo yaribwiye kugira ngo risohore. Irindi jambo yavuze ikarinda n'uwo yaribwiye kugira ngo risohore. Karibu nimwinjire. Mwanje amahoro. Yego, Bitese. ni byiza. Amakuru uzi? Turashima Imana. Ese noneho utangiye no kujya uza kunyishyuza mu rugo koko? Ntabwo bigira ikibazo, byo ntabwo ari byo bingenza cyane. Nakubwiye ko nzakwishyura mu minsi mikeya rwose. Ntabwo nakwambuye Florent. Ntabwo nakwandura rwose. Birumvikana. Ariko ntabwo amafaranga buri kanya aba ariyo agenza umuntu. Ni iki kikugenza? Urabona? Inje mutuganire. Ngaho rero
niki ese ko mbona wicaye hano wenyine Angeli si byo nkubwira by'ubukene Anje aba yagiye ashakisha hirya no hino ariko nyine nuko yagiye ese niba utaka ubukene ufite umukobwa mwiza si byo nkubwira nyine ko aba yagiye gushakisha ni umwana mwiza cyane aragenda iyo abonye akazana ntase twebwe nubwo twikopesha buri munsi iyo yabonye turaza tugahaha nabona buri kintu ukina afite umukobwa mwiza nka Anje guteze ufite umukobwa mwiza ntagombye gukina umufite yewe ubundi ntabwo ari we nteye ubukene ntabwo ari we nteye ubukene umwana wanjye ariko ibibazo by'amafaranga dufitanye cyangwa se ubundi mutarishyura n'ubundi buryo tubikemuramo utarenze abo niyegora gute ugiye kumpa akazi reka nkubwire uramutse umpaye akazi nkagucururiza abantu bose bajya baza kubera ko muri iyi karitsiye baranankunda bajya baza nkacuruza neza sinakwiba wagiye umvura inzara ntabwo nakwiba habe n'igiceri cy'icumi ngaho se sha kandi ibyo kuncuruza ntabwo byo bamfite abakozi bahagije pe ibyo kuncuruza kuba bancuruza ntabwo ari ngombwa ahubwo umukobwa wundi wawe wamumpaye wundi iki umukobwa wanjye bose ibyo biroroshye kuko n'uwakurangiye ko ibyo ngibyo mbikora nizeye ko yaguha amakuru yose ahubwo ikintu nshaka ko tuganira muri aka kanya ni igihembo ku mafaranga icyo ntabwo ari ikibazo shaka amafaranga angahe ntabwo njya munsi ya miliyoni kamavanse ayo nifashisha ubundi handi ukazayama ibyo dufitanye yarangiye bamubwire ndaguha 400 urangiza akazi uri kunyuma bose kwidita yicira aya ubwo nakubwiye ko ikibazo atari amafaranga ariko nawe wumva amafaranga ni menshi ariko wabonye nza kukwikopeshaho ugira ngo ngewe umwana wanjye namufata nkamugurana inusu y'umuceri umpa umwana wanjye ubwo icyo nicyo kikuzanya ha nyamara ibyo bintu byagufasha ako nagasuzuguro nta soni nagasuzuguro nyuraha umwana wanjye umva mubwire ubwawe umumpaye amara ntacyo ubwira ku mwana wanjye umba nkamukorera nzakwishyura sinakubwiye ko nzakwishyura ntabwo ncitse amaboko ndakora nubwo byanga ariko umwana wanjye urabona nkubereye umukwe ariko wahagurutse ukagenda nkubereye umukwe ari ikintu wabura nakibura umwana wanjye ufite amafaranga urayafite nta kintu kimwe wabura ntabwo naguha umukobwa wanjye nyamara wamuma amugufasha ibibazo bikakemuka bimwe na bimwe mu bibazo mfite icyo umukobwa wanjye ntikirimo ntabwo ari ikibazo ariko yagufasha ndetse n'ufite umukobwa mwiza nta kibazo wowe ugiye gukora diru ibintu byose bishyire ku murongo ubundi uzampa 500. okay icyo si ikibazo ahubwo ikibazo nyamukuru sinkeneye kuzongera kumva amakuru y'uwo mwana w'umukobwa sinkeneye kumva hari umuntu n'uyu mu gutwi
cyangwa se we mu kanwa byasohotse kuko uburyo naba nyaguhaye nayaha n'undi. reka bose iyo diri irakomeye ntabwo ari ibyo yo kuvugavuga ni y'abantu babiri hagati yanjye nawe niho ihera kuko iyo isohotse biba byinshi ahubwo ikintu ushaka uwo mwana w'umukobwa iyo foto ye ndayibona gutya. Ifoto ndayikweretse ahubwo uburyo uri bumubone ndamukugezaho ndakora ibishoboka byose. Shyiramo indi nomero ataririye. ku munsi y'umuceri udukopa mwana wanjye ntabwo namugurana ibiryo by'umunsi umwe si ubwo ntabwo ubona uko kuntu ungana hano ubwo ntiwasize umugore mu cyaro. oya oya ako ni agasuzuguro. umbwire rero manje nimba ari uko bimeze muzi turi kuwa mbere none turi kuwa mbere yego bitarenze kuwa gatatu haguruka amafaranga yawe kuwa kabiri nimugoroba nzayaguha. bitarenze kuwa gatatu bitarenze haguruka kuwa kabiri nimugoroba nzaguha amafaranga yawe. urugendo rwiza nyabone nyaguhe ijisho ryawe ryibagirwe no kureba kuri iki gipangu. soni genda umwana wanjye ewe ntakundi. Anje ndabona ugiye gufa. ngiye gufa. Okay. Mbere yaho rero ngiye kubanza kugutumura ifu ugarutse. Ndabona atari myinshi. Hari ikibazo? Nta kibazo rwose. Urabona hahandi ku gasoko urahareba. Hari imbere. Hahandi nyine. Ndahazi. Ni ukuvuga uzamutse ka gahanda kari ruguru y'agasoko. Hari agahanda uhita ugwamo gatambika. Andari igipangu cyo kwa Mutayo. Aha. Noneho ruguru yaho nyine hari agahanda gatambika. Ndakazi. Ako gahanda karagenda kakagwa mu gashyamba gahari. Naho hari akandi kazamuka. Muri ako gahanda rero mu kuvuga hari umuntu tuvuganye ambwiye ko ariho agiye kunyura. Kugerageze wihute nawe urabizi mba mbona ugerageza umwana mwiza pe. Nta kibazo. Nihute nje gukora iki? Uragenda hari document ari bukumpere. Noneho uzinzanire nta urumva mbana nakwizeye. Sibyo? Ese mabuja ari hese? Okay, ntabwo ari ngombwa rero kurinda gucayo uhita ugenda gutya. Nkwindura imyenda. Wabyumvise banza umbwire niba ubyibuka. Ndazi naso. Mubwiye ko ari hehe? Kama document senga. Bande? Umuntu ugiye kuzikuzanira. Ni ukuvuga ngo jewe ndaba ndi kumuvugisha kuri telefone. Nawe ndakuvugisha. Ubwo rero ndabahuza ariko mbwiye ko ari izo nzira agiye gucamo. Wumvise hariho? Nahumvise. Ruguru y'iki? Ugashyamba. Kuri ako gashyamba neza. Uce muri ka gahanda kazamuka gutya. Kari buhite kagwa mu muhanda wa ruguru. Okay. Nta kibazo.
Ntugaza nta kibazo. kiriya cyumba tubujije kwinjiramo utajya gukoramo isuku kiba n'iki? Icyo nicyo kibazo wumva rwose kikuraje kikwiriza amanywa nijoro, nicyo wumvise wagomba kumbaza? cyane rwose. Nese igikorerwamo gishakamo iki? Maze Ikibamo ntukizi se? Ni ofisi yacu. ese sindi umugore wawe? iyi nzu yose hari ahantu mpejwe kugera? Twarabivuganye ariko twarabivuga. bijya gutangira twarabivuganye. Nakubwiye ko ari ofisi yanjye. Ibyo nkoreramo ni nk'ibyo nkoreramo ku kazi nyine. Uramfasha se? Nasabanye akazi nawe? Hari uburyo nari bwafatanya akazi nawe se basi? Nese niba ofisi nyishyize hano mu rugo ikaba atari inzu yose nkahitamo icyumba kimwe, ibyo bintu bikurikiyeho bikubabazaho iki? Bikushengura umutima hagiye amanywa nijoro, nta kuvuga nta kugira gute, noneho wajya no kuvuga ukumva icyo aricyo kibazo ugiye kumbaza. ese sheri, ofisi irimo impapuro ikabamo mashini, mbese ibyo bintu bibamo nibyo byatuma utemera yuko ninjiramo? ese ubundi umwana wo kunyanyagiza amadokima cyangwa hari ibyo umpisha? Ese urumva bikubangamiye? Birambangamiye. Hano dufite ibyumba byinshi, iyi nzu nini. Nawe genda ufata icyumba, nawe ugire ofisi y'akazi kawe. tekereza ko mbere ibyumba byose najyaga bizengurukamo. Ushyiremo ujye wandika umuceri, amafaranga usaba y'umuceri, wandike ibirayi, wandike buri kimwe cyose mbazwa muri uru rugo guhera ku munsi wa mbere, iminsi 30 igashira. Noneho unateranye urebe amafaranga nsohora ku munsi, urebe imyambaro wambara, byose ubyandike. Uzafata icyo cyumba nawe ukita ofisi, sinzagikandagiramo ndakurahiye. Ngeyo mbitekereje sheri, ntabwo kinkunda, ni ukuri ntabwo kinkunda ku buryo hari amabanga umpisha. Hari ibyo mba ndi gukorerega nanjye mba mpangayitse. Hari raporo nyinshi mba ndimo, hari ibyo nari ndi kukubwira buriya utari kumva. Uru rugo nzana amafaranga menshi cyane. Amafaranga ntanga muri uru rugo ni menshi. Kutarambaza uti aba yavuye he, wavunitse muri ubu buryo, ahubwo ukagira impungenge za ofisi. Ikibazo si kuko njye ikibazo ni iki? Ndi kugusobanurira inzu nayigeragamo yose. Uranyisabye. Ako sheri, ndaza gusobanukirwa ibyawe, ndaza kubisigara mbitekerezaho. Ibyo birakureba. Hari ibyo umpisha kandi ibyo bintu ngomba kubimenya, ndabikorera ubugenzuzi.